Mbanje kubasuhuza bantu mukunda Zasha kandi nyine mbifuriza ikaze. Ikindi kandi nizere ko rwose mumeze neza aho munkurikira muri hose, abari mu bihugu byo hanze, abari mu Rwanda, abari mu bihugu bituranyi, mwese ndabakunda murabizi, muri inshuti zanjye z'akadasohoka. Ndabifuriza rero amahoro n'imigisha bituruka ku Uwiteka. Uwiteka akomeze kubanzigamira. Ndabakunda cyane kandi nyine mujye mukomeza kubana nanjye. Abatarakora subscribe ntimugacikwe rwose, namwe mujye mukandaho. Kandi igihe inkuru yakuryoheye jya ukanda ka like dukomeze nyine tubahe n'izindi nkuru nyinshi zigiye zitandukanye. Ni mu masaha y'igitondo. Diana rero ni umukobwa wakoze agisida maze rwose akaba yaravunitse nyine ukuguru, aba yicaye mu kagare. Birumvikana nyine ntabwo aba abasha kuba yagendera ku maguru ye. Papa we rero aba amushakira nyine umudogiteri uzajya uza kumwitaho mu rugo, ndetse rwose akamufasha nyine no kugorora aka kaguru ku buryo mu minsi mike yazongera agahagarara ku maguru ye abiri. Aba yicaye rero muri salo ndetse n'umukobwa we, maze agatungurwa no kubona haje umudogiteri w'umusore. Ahita amubaza ati none se ni wowe uje? Naho rero uyu musore ati nitwa Ernest, ni njyewe rero bohereje nyine kugira ngo njye nita kuri Diana. Naho papa wa Diana ati none se nari nzi ko hashobora kuza umukobwa mugenzi we, ntunguwe no kubona uri umusore. Ernest ati ntibigutungure kubera ko njyewe rwose ndi umunyamwuga kandi mbifitemo experience, ntugire ikibazo, nzamwitaho neza kandi ntabwo ari ubwa mbere naba nise ku murwayi w'umukobwa. Humura rwose ntuhangayike, nta kibazo kibirimo. Papa wa Diana ati simpangayike, nta kibazo. Naho uyu musore ati humura rwose ni ibintu byanjye, ntugire ikibazo rwose. Aba ari kwitegereza rero uyu mukobwa nyine uba ari na mwiza cyane, yicaye yasokoje, yambaye neza, nubwo nyine aba afite akaguru gahambiriye, birumvikana kubera ko kaba karavunitse. Papa rero wa Diana ahita abwira uyu musore ati nta kibazo, noneho rwose watangira akazi, ariko umukobwa wanjye niwo mutungo wonyine mfite muri iyi nzu, ugomba kumwitaho neza cyane kubera ko ndifuza ko rwose yakira kandi vuba. Ernest ati nakubwiye rwose ngo ntuhangayike, wowe nyizera ubundi ibindi ubimparire. Papa rero wa Diana ahita ahamagara umukozi w'umukobwa baba bafite kugira ngo ajye kwereka nyine Ernest icyumba cye. Akimara rero kujya kukimwereka agaruka muri salo, maze papa wa Diana agahita amubwira atumva rero uramenye rwose ntuzajye usiga umukobwa wanjye ari wenyine n'uriya musore, nta wamenya, burya nta mpamvu zo kwizera abantu, ntiwamenya nyine ibyo baba babitse mu mitima yabo. Ikindi kandi ugomba kuzajya ureba neza ibyo amutera mu rushinge, ukareba amasaha abimuterera, ndetse ukareba buri kimwe cyose umukobwa wanjye akorerwa. Uyu mukobwa rero arikiriza maze yagera hirya ati ariko se boss noneho yafashwe n'ibiki? Buriya koko kariya kazi ampaye arumva nagashobora? Ni gute se najya gutegeka umudogiteri wabyigiye maze nkamubwira ibyo ari bukore n'amasaha abikoreraho? Mu kanya ariko ahita atekereza neza ati ariko nanone biranashimishije, nkunda rwose ubuyobozi cyane, ubu ngubu ni ukuvuga ko ari njye boss, ni njye ngomba kuzajya ntanga amategeko. Ahubwo ibyo bintu nyine reka nanjye rwose mbiprofite, numva ukuntu bimera gutegeka abantu ibyo bakora n'igihe babikorera. Diana rero na Ernest bageze mu cyumba nyine cya Diana, atangira nyine kumukorera utuzami dutoya ku kuguru kugira ngo arebe ikibazo yaba afite. Naho Diana abwira Ernest ati ariko mu bintu numvise uvugana na papa wanjye ko ntigeze numva umubwira igihe byazafata kugira ngo nkire. Naho Ernest ati hoya, njye ntabwo rwose njya mvuga igihe umuntu azakirira, ahubwo nkoresha nyine metode zanjye kugira ngo umuntu akire. Diana ati kubera iki se utabwira umuntu igihe azakirira, igihe wizeye nyine izo metode zawe? Ernest ati impamvu ntabivuga ni uko bishobora kuba mbere cyangwa nyuma, rero njyewe igihe rwose ntabwo njya ngiha agaciro cyane, ahubwo nkoresha nyine uburyo bushoboka bwose kugira ngo nite ku murwayi. Diana ati none se ndamutse njyewe nshaka kubimenya ntabwo wabimbwira? Ernest ati hoya,
gusa wowe icyizere ugomba kugira ni kimwe, ni uko nyine byanze bikunze ukuguru kwawe kuzakira kandi vuba, ntuhangayike. Atangira rero kumukorera nyine akamasaje buhoro buhoro ku kirenge, amubaza uko ari kwiyumva, naho Diana amubwira ati aho ndababara, aho ngaho bimeze gutya na gutya. Icyo gihe nyine biba biri gutuma Ernest ari kumenya ahantu ikibazo gikomeye kiri kuri aka kaguru ke. Mu kanya gato rero Diana we wakomeje kwitegereza uyu musore ukuntu akora ibintu byose atuje kandi akabikorana ubwenge bwinshi, ahita amubwira ati cyakoze mu baganga bose baba barigeze bamvura, ni wowe muganga rwose ukora ibintu byose utuje, mbese ubikorana ubwitonzi cyane. Naho rero Ernest atariko mu by'ukuri niba n'abandi atari ko babigenza ni amakosa, kubera yuko biri mu mwuga wacu kuba rwose umuntu agomba gukora ibintu yitonze, akabikorana ubwenge kugira ngo atanababaza umurwayi, kandi nanone aba asanzwe afite n'ububabare. Nyuma y'iminsi rero Diana aba yicaranye muri salo n'umucuti we waje kumusura, gusa nyine Diana aba yicaye mu kagare nk'ibisanzwe, aba ari kuganiriza uyu mucuti we ati rero hashize iminsi nyine papa ampinduriye umudogiteri, ariko icyakwereka umudogiteri bazanye ni umwana mwiza, aranganiriza, uba ubona azi ubwenge cyane, nyine ni umuhanga, ubona akora ibintu azi noneho abikora neza cyane, mbese ntabwo wabyumva ko kuva nyine uwo mudogiteri yaza mba numva ameze neza, ndetse ngenda noroherwa umunsi ku wundi, bimpa icyizere ko gukira kwanjye biri vuba. Naho umucuti we rero aba ari guseka ati ndabibona rwose, urishimye uranezerewe, urabona ko utakimeze nk'uko wari umeze mbere. Mbere wabaga ubona ufite ubwihebe mu maso, ariko ubu ngubu urabona ko rwose wishimye. Bakiri rero kuvuga ibyo ngibyo, Francis abaje nyine gusura Diana. Francis ni sheri wa Diana. Akigera rero ku muryango amaze gukomanga, umukozi agiye gufungura, Francis ava mu modoka maze yatera intambwe ebyiri ngo yinjire, telefone ye igahita isona. Ni abashuti be rero baba bari kumuhamagara bamubwira ko nyine ikirori gishyushye, ubu rwose bicaye nyine batangiye gufata akantu. Nawe rero ahita ahereza bino bintu aba yarazanye uyu mukobwa w'umukozi, maze akamubwira ati ugende nyine ubishyire sheri wanjye, inshuti zanjye zirampamagaye kandi zirantegereje, ubwo rero ntabwo natinda, nyine ngomba kujya kuzireba uko byagenda kose, ninza gutaha kare ubwo ndaza kuhanyura nyine maze murebe. Uyu mukozi rero yinjira mu nzu maze agahereza bino bintu nyine Diana, ati Francis arabisize arabigusigiye. Naho Diana ati none se Francis ari hanze? Uyu mukobwa ati oya, yahise agenda, ngo inshuti ze zari zimuhamagaye ngo byihutirwa nyine ahita agenda. Diana ahita ababara, agahinda kakamwica, mu maso hakijima, ahita amubwira ati genda ubirambike mu cyumba cyanjye. Asigara rero abwira uyu mushuti we ati cyakoze ni ukuri reka nkubwire, abafiyanse baragwira. Francis yaranyumije, reba amezi yose ashize narakoze agisida, uzi ko ataraza kundeba n'umunsi n'umwe, arampamagara gusa, nabwo nyine abambwira ibintu rwose bidashinga. Tekereza ko wagira ngo kuba nicaye mu kagare biramubangamiye, nta nubwo aba ashaka kumbona. Nyamara nkiri muzima buri munsi yazaga kunsura ndetse akanansohokana, ariko gutekereza ko hashize amezi atarakandagira hano, noneho reba ko n'umunsi yarahakandagiye agiye atansohoje. Tekereza ariko ibyo bintu, kuba wari ugiye gusura sheri wawe urwaye maze ukagarukira imbere y'umuryango. Cyakoze ubanza atakinkunda, ahari rwose ntabwo akinyiyumvamo. Bino bintu rero biramubabaza cyane, maze umucuti we ati niyo mpamvu se utanarebye ibyo akoherereje? Diana ati nirwaga ndeba se hari ikindi ajya anyoherereza uretse ice cream ndetse na shokora? Nta kindi rwose, n'ubundi ubwo nibyo birimo hariya, kandi koko biba ari nabyo birimo nyine aho ngaho. Mu bigaragara rero uyu musore rwose aba yangije umunsi wa Diana, kubera ko aba yishimye, yari ari no kwisekera, ariko kumva ko sheri we agarukiye imbere y'umuryango ahita rwose yijima, maze ukabona atangiye gutekereza ibintu byinshi. Uyu munsi rero mu masaha y'ijoro, Ernest aza mu cyumba cya Diana maze agasanga nyine Diana yanze kurya,
ariko baba bari kumugaburira nyine ibyo kurya bikomeye. Uyu mukobwa nyine ukora kwa ba Diana aba ari kumugaburira ibitoki bitetse mu mavuta, birumvikana ko biba ari ibiryo bikomeye nyine. Naho rero Diana bari kumubwira ati ntabwo rwose nshaka kurya, ndumva ntashaka nyine gukomeza kubirya ibi byo kurya. Ernest akinjira ahita amubwira ati habaye iki? Naho rero uyu mukozi ati yanze kurya, ubanza rwose ashaka ko banyirukana, bosi yambwiye ko ngomba kumwitaho none yanze amafunguro, baranyirukana nta kabuza kandi aka kazi ndagakeneye. Naho Ernest ati none se ubundi nakubwiye ngo iki? Nakubwiye iki ku byerekeranye n'ibyo kurya bya nijoro? Uyu mukozi ati wambwiye ko ngomba kuzajya muha ibyo kurya byoroshye. Naho rero Ernest ati none ibyo biroroshye? Uyu mukozi ati numvaga ngiye byoroshye nyine. Ernest atumva bisubizeyo gira vuba, maze ugende nyine umutegurire salade. Nijoro agomba kuzajya arya ibyo kurya biriho nyine imboga, kandi ikindi ntakarenze saa moya z'umugoroba atarafata amafunguro y'ijoro. Diana rero ahita abwira uyu mukozi ati hoya yewe nabyihorere, ndumva nta kibazo meze neza. Naho Ernest ati okay, reka noneho njye kubikwitegurira, birumvikana ko uyu munsi ari njye ngomba kukwigaburirira. Diana rero ahita aceceka akabura icyo arenzaho nyine, maze Ernest agahita agenda akamutegurira salade nyine imeze neza cyane, ubundi akayizana akanayimugaburira. Birumvikana ntabwo rwose Diana yongera kuvuga ko atabishaka, ararya ahubwo hafi no kumubwira ati genda unzanire n'iyindi salade. Gusa Diana aba yumva yishimye kubera ukuntu uyu musore aba amwitaho mu buryo bw'ubuganga, ndetse akamwitaho rwose no mu kazi kose adashinzwe. Naho rero ku rundi ruhande mu masaha y'ijoro rwose, ijoro ririmbanije kuko haba hageze mu ma saa 5 y'ijoro, papa wa Diana aba yicaye muri salo, maze yajya kubona akabona Francis aratungutse, aba yasinze agenda ajya iburyo n'ibumoso, aba yasinze rwose mu buryo bugaragara. Ati bimeze bite se data bukwe, umeze neza? Aba yasinze nyine ari kuvuga ukuntu ubona rwose biteye isoni. Naho rero papa wa Diana yitegereza uyu musore ati hanyuma wowe urashaka iki aya masaha? Undi ati nari nje kureba fiance wanjye, ndamukumbuye rwose. Papa wa Diana ati igihe cyose yakoreye accident, ubu ni kukibuka kuza kumureba, none ukaza kumureba aya masaha, ikindi ukaza wasinze? Ntabwo rwose nabyemera, umukobwa wanjye yaryamye, ntabwo namubyutsa. Ikindi kandi nawe jya ugerageza kwiyubaha ndetse natwe utwubahe, aya masaha ntabwo ari ayo kuza gusura umuntu. Francis ati ariko na kare nahanyuze nyine, nuko inshuti zanjye zahise zimpamagara maze ngahita njya kuzireba. Gusa ubwo ntabwo babikubwiye kuko bakubwira amakuru mabi gusa, ameza ntabwo bajya bayakubwira. Ubwo kandi aba anavuga nyine atemba, atariko umukunzi wanjye rwose ndamushaka. Papa wa Diana atumva mbabarira usohoke muri runo rugo rwose, ntabwo byashoboka, uzaze ari ku manywa, naho aya masaha rwose yo ntabwo byakunda. Akomeza rero kumusohora uyu musore yanze, ariko bigiraho nyine agasohoka, maze papa wa Diana agasigara yifashe ku itama. Atariko ni ukuri ni ibibazo rwose, uretse kuba umukobwa wanjye akunda uyu musore cyane kubera ko bakuranye kuva bakiri abana, ndetse n'umuryango wa Francis ukaba ari inshuti zanjye, nkaba rwose ntabatenguha kuko nabibemereye. Ariko ubundi ndabona umwana wanjye azaba ari mu mazi abira. Uyu musore nta kindi kintu na kimwe azi uretse kujya kubyina muri buwate ndetse no kujya kunywa inzoga, maze buri munsi akaza hano yasinze. Umuntu utanyubaha, ubundi ubazubaha umukobwa wanjye. Ndabona rwose umukobwa wanjye azaba atari mu maboko meza. Sinzi impamvu mba numva ibi bintu nakabaye mbihagarika, ariko nanone ntibishoboka nkurikije ibyo imiryango yacu yiyemeje. Umunsi wakurikiye rero mu masaha y'igitondo, Ernest arabyuka maze akajya mu cyumba cya Diana kureba uko yabyutse.
ahita asanga rero ari nabwo agikanguka, maze agahita amubaza ati umurwayi witonda cyane ameze ate? Naho rero Diana ahita amubwira ati meze neza. Diana ati meze neza cyane rwose, urumva nareka kumera neza gute kandi mfite umudogiteri mwiza unyitaho? Mu by'ukuri Diana rwose aba abyutse ari no kumwenyura, ubona afite nyine akabaraga. Ernest ahita amubwira ati hanyuma rero ugiye kugerageza nyine gukandagira hasi maze wumve ukuntu bimeze, gusa ndagufasha ntugire ikibazo. Ernest ahita atangira kumufasha nyine kubyuka, akamufasha nyine gutera udutambwe duto dutoya. Muri ako kanya rero papa wa Diana ahita yinjira ati wawu, ati mbega ibintu byiza, watangiye gukandagiza ikirenge cyawe? Naho Diana ati cyane papa, ati ndagushimiye rwose kuba waranzaniye uyu mudogiteri, kubera ko kuva yaza ntabwo nkirara mvuza induru kwa kundi nararaga mfite uburibwe, anyitaho rwose. None ubu nsigaye ndyama ngasinzira ku buryo nkanguka izuba ryavuye mu cyumba cyanjye, ntabwo bwa buribwe bwo mu ijoro hagati nkibugira. Uyu mudogiteri rwose yambereye uw'umumaro, ni ukuri ndamugushimiye papa. Naho papa Diana ati ibyo rwose nanjye biranshimishije, ati Ernest warakoze cyane kwita ku mukobwa wanjye, kandi ndumva rwose biri kugenda bijya mu nzira nziza. Ernest ati ahubwo mu minsi mike rwose ukuguru kwe kuzaba kwatoye imbaraga ku buryo azaba ari kugenda nta n'umuntu umufashe. Papa rero wa Diana arishima cyane ndetse akanashimishwa n'ukuntu aba abona uyu mukobwa yishimiye uyu musore nyine uba uri kumwitaho. Akimara gusohoka Ernest ahita abwira Diana ati hanyuma rero uyu munsi uragerageza nyine wijyane muri dushe, si ngombwa ko rwose noneho tujyana. Naho Diana ati hoya, ntabwo rwose nshaka kwijyana, yego ndi bwikarabye nyine, ariko ugomba kuba uri hafi aho, nibwo mba numva mfite umutekano, kubera ko nkeka ko hari ikintu gishobora kumbaho uri kure. Ernest rero ahita amubwira ati nta kibazo rwose, ibyo ndabikwemereye. Nyuma y'iminsi mike rero Francis aragaruka nyine akaza kureba Diana. Kuri iyi nshuro amusanga nyine yicaye muri salo, maze Diana akamurakarira koko ati iminsi yose ishize utaza kundeba, ni ukuri warahindutse rwose, ntabwo ukiri wa wundi twakundanaga. Naho Francis ati umbabarire, erega mba mfite ibintu byinshi byo gukora, ntubizi ko mba mfite inshingano nyinshi? Diana ati uba ufite inshingano nyinshi ziruta umukunzi wawe? Ntabwo rwose ibyo bintu byumvikana. Francis yumva rero ko avuze amafuti, maze agahita amubwira ati umbabarire, ndabyumva rwose, byose ni amakosa yanjye, gusa ndifuza ko rwose wakira vuba, ariko naragusengeraga ntugire ikibazo, kandi ndakomeza no kugusengera kugira ngo nyine umere neza. Ndumva nshaka ko rwose ukira maze ukongera ukajya ugenda iruhande rwanjye na ya ngendo yawe nyine itagira uko isa. Noneho nuramuka ukize, inshuti zanjye zizamfuhira, ntabwo nzazikira, kubera ko abantu bose nyine baba bakurangariye bareba ubwiza bwawe. Sha ndakubwiza ukuri Diana, uzi ukuntu hanze aha hameze, harashyushye, ndakubwiza ukuri, ibirori birashyushye. Uzi ibirori mperuka kujyamo, umva byari birimo abakobwa beza, baseka neza, bateye neza, mbese ku buryo utabyumva. Nararebaga nkabona birarenze. Agitangira kuvuga ibi rero Diana nyine aba yatangiye kwijima, maze uyu musore we agakomeza nyine ari kumubwira ibyo muri ibyo birori. Ati hanyuma rero ndi kwibaza nyine umunsi uzaba wakize nawe undi iruhande, urumva bitazaba birenze se? Diana rero mu mutima we ahita yibwira ati ndakwinginze Mana umfashe nkire vuba, naho ubundi rwose ndabona ngiye gutakaza umukunzi wanjye, niba asigaye yirirwa areba abandi bakobwa, ubwo ndi kugenda mutakaza buhoro buhoro. Ahita rero abaza Francis ati kubera iki wabarebaga se abo bakobwa, wabonaga bagushimishije? Francis ati hoya, nta kirenze nyine, gusa ndifuza ko nyine wakira vuba. Diana ahita amubwira ati nanjye nizere ko rwose bizagenda neza. Uyu musore rero aramusezera agahita yigendera, kuko aramubwira ati inshuti zanjye zirankeneye, hari n'ubundi ibirori tugiye kujyamo. Muri kano kanya rero
Diana asigara yihebye nyine, aba ari kuvuga ati rwose ubu n'ubundi araje yongera ahure n'abandi bakobwa, uyu musore ndi kumutakaza mbireba. Ernest rero araza agasanga Diana aracyicaye muri salo ariko yijimye rwose atameze nk'uko asanzwe aba ameze, maze agahita amubaza ati kubera iki mbona utishimye? Naho rero Diana ati nta kibazo, aba ashaka kubimuhisha. Ernest atumva nzi kureba umuntu mu maso nkamenya niba yishimye cyangwa atishimye, mbwira habaye iki? Diana ati sinishimye habe na gatoya, mbwira rwose dogita, urabona nzakira ryari? Mbabarira umbwire niba ari n'amafaranga ushaka, umbwire umubare wose ariko ushyiremo agatege ku buryo nkira vuba. Ernest rero aratungurwa n'iki kibazo uyu mukobwa ari kumubaza, maze akamwitegereza ati hanyuma urumva hari icyo ntakora se? Ntacyo ntakora rwose ndamutse nkishoboye, ahubwo kubera iki numva nyine ufite presiyo, bimeze bite? Naho rero Diana ati rero impamvu nta yindi, dore nawe ndi kuguma hano nicaye gusa, naho umukunzi wanjye ari kwishimisha n'abandi bakobwa, ntakubeshye ndifuza gukira vuba nanjye ngahaguruka, sinshaka gutakaza umukunzi wanjye kuko ndamukunda cyane, ndifuza nyine kuba muri iruhande, mbwira rero rwose igihe nzakirira kuko ndabona nazatakaza ibintu by'agaciro mu buzima bwanjye. Ernest aramwitegereza maze akamufata mu biganza, ahita amubwira ati kumbe nibyo biguhangayikishije umukunzi wawe? Ahubwo se wagira ngo uwo mukunzi wawe rwose akwiriye kugushyiraho iyo puresha yose, kubera yuko yaba rwose yagukundaga ndetse yaranaguhangayikiye, yakabaye akuba hafi akagufata mu kiganza, akagufasha nyine kugira ngo ugende woroherwa ndetse akanategereza igihe uzakirira, ntabwo yakabaye agusaba gukira vuba. Uwo mukunzi ahubwo ntabwo rwose agukwiye kuko nta nubwo agukunda bihagije. Akivuga rero ibi ngibi noneho Diana araturika maze akarira, ntabwo aba ashaka kumva ijambo ko umukunzi we atamukunda. Ernest ati ibyo nkubwira ni ukuri, ntabwo rwose ukwiriye kugira puresha kubera ibyo abandi bashaka, ahubwo wowe tangira wite ku buzima bwawe, wumve ko nyine ari wowe ugomba gukira ku bwawe, ariko nanone ntuhangayike, uri hafi gukira, ariko uwo musore we ntaguhangayikishe, niba atakwihanganira kuko uba hafi urwaye, akumva icyo yakabaye akora ari ukujya kwishimisha n'abandi bakobwa, nuko n'ubundi nta gaciro aguha. Uyu munsi rero mu masaha y'umugoroba n'ubundi Ernest abaza uyu mukobwa ukora mu rugo kwa ba Diana ati hanyuma wateguye amafunguro? Naho rero uyu mukobwa ati yego, amubwira ayo yateguye, maze Ernest akumva rwose ntabwo ari byo yifuzaga ko umurwayi we afata uyu munsi. Ahita amubaza ati hanyuma ufite imboga mu gikoni cyawe? Naho uyu mukobwa ati yego, ati ngwino rero ujye kunyereka nyine ibikenewe, ahari nanamutegurira nyine ikintu cy'umwihariko. Diana akibyumva ahita atangira kumwenyura, kubera ko uretse kuba nyine uyu muganga aba amuvura rwose amuha na keya, aba azi nyine no kumutegurira amafunguro aryoshye cyane kurusha ayandi. Asigara rero ari kumwenyura, naho uyu mukobwa we nyine aba arakaye kuko aba asubiye mu gikoni kandi yari yabishoje. Ernest aragenda akamutegurira maze akanamugaburira nyine amutamika. Ibi bintu rero Diana aragenda akabikunda cyane, ndetse iyo yabaga yagaburiwe na Ernest, ibyo kurya byose yabaga yamuteguriye n'ibyo kunywa byose yarabimaraga, agasiga nta na kamwe gasigaye. Ari rero gutegura amafunguro, Diana wasigaye wicaye mu kagare nyine muri salo, aba ari gutekereza ati ariko ni ukuri ndi umunyamahirwe kuba narabonye uyu mudogiteri, uretse no kuba nyine ari umusore w'ibogari uzi kuvura, uzi kunyitaho, ambwira amagambo meza ndetse rwose anyitaho by'umwihariko, noneho n'ukuntu anantekera, ariko ubundi nabura gukira vuba gute n'ukuntu rwose aba yanyitayeho. Umunsi wakurikiye rero
Diana umushuti baza kumusura baba bari kumwe muri salo bari guseka, ari guseka igitwenge cye kikagera hanze. Papa we rero arinjira maze agahita amubwira ati mukobwa wanjye ndishimye rwose kubera ukuntu nawe wishimye. Naho rero Diana ati papa erega ndi hafi no gukira, uzi yuko Ernest yambwiye ko nibikomeza gutya nyuma y'ejo ashobora kuzagabanya imiti yampaga kubera ko abona biri kugenda bimera neza. Naho papa we ati cyakoze dogiteri rwose yakoze akazi k'indashyikirwa, ni ukuri nzamushimira by'umwihariko ahubwo se ari hano. Naho Diana ati yasohotse yagiye gufata akayaga, gusa nyine nanjye rwose mpora mushimira umunsi ku munsi. Papa ati ndishimye rero ngaho rwose nimube muganira. Akimara gusohoka uyu mukobwa w'inshuti yahita amubwira ati ariko uzi yuko ukunda uriya musore ukuvura? Naho Diana ati hoya kandi nkundana na Francis. Uyu mukobwa ati nyamara rwose ntabwo bizi ariko niko bimeze, uzi iyo uri kuvuga Ernest uba ukeye mu maso, uba useka, uba wishimye, mbese uba utandukanye cyane n'iyo uri kuvuga kuri Francis. Diana ati hoya ntabwo rwose byashoboka kubera ko erega n'uriya musore afite umusheri kandi bakundana, urumva se nyine byashoboka? Ntabwo rwose yaba nkunda, gusa ntakubeshye nishimira kuba ndi kumwe nawe kubera ko buri gihe iyo turi kumwe nyine abambwira ibintu byiza gusa, ndetse abanyitaho, abakureba ukabona arakurebana nyine amaso y'impuhwe ukuntu. Uriya musore ni umwana mwiza cyane. Naho iby'urukundo byo ndakeka nyine nta birimo kuko buri umwe wese muri twebwe afite undi akunda. Nyamara rero ku rundi ruhande dogiteri aba atangiye gukunda umurwayi, ibintu rwose atekereza akumva ntabwo biryoshye neza. Umunsi umwe rero aba yicaye nyine mu cyumba cye maze akitekerezaho, agatekereza ukuntu nyine asigaye yumva yishimiye uyu mukobwa by'umwihariko, ndetse ukuntu amureba ntamukureho amaso. Uyu musore mu by'ukuri aba yaratangiye gukunda rwose Diana nta kabuza. Atangira gutekereza ati reka rero njye marana umwanya muto nawe, ahari byazamfasha kudakomeza rwose kumukunda kuko naba ntangiye gutatira inshingano. Niba ndi umudogiteri ntabwo rwose ngomba nyine gukunda umurwayi ndi kwitaho, byaba ari ukurengera. Nyamara ntabwo aba ari kubasha kwikontorora kubera ko ahantu hose ari abamutekereza, yaba yasohotse ngo agiye gufata akayaga, nyamara mu by'ukuri ari ukugira ngo be kugumana bonyine, ni hahandi n'ubundi ni we gusa aba ari kwitekerereza. Nyamara uko yabaga adahari ni nako byabangamiraga cyane Diana wari umaze kumenyera kubona uyu musore iruhande rwe, ndetse rimwe na rimwe akaba ari we umwigaburira akamwihera imiti, dore ko rwose ibi bintu Diana yabikundaga cyane. Umunsi umwe rero Diana aramubaza ati ariko ko mbona rwose usigaye umwanya munini ubumara hanze utakiza kunganiriza, byagenze bite? Ernest rero ntabwo abashaka ko iki kiganiro bagikomeza, cyane cyane ko nyine nta busobanuro aba afite bwo guha uyu mukobwa. Ahita amubwira ati ahubwo se waretse tukiganirira ku byerekeranye no gukira kwawe n'uburwayi bwawe, maze ibindi tukabyihorera. Uyu munsi rero ku mugoroba Francis aragaruka nyine, noneho abaje yafashe umwanzuro ko agomba gusohokana na Diana atitaye rwose ku burwayi bwe. Araza agahita atuma wa mukobwa ukora kwa Diana ati genda umwambike neza ubundi umumanukane ndashaka kumusohokana. Uyu mukobwa akimara kubibwira Diana nyine umujinya uramwica, maze agahita abwira Ernest ati wabyumvise, uriya musore wagira ngo ndi umwe mu mitungo ye, tekereza nta no kumpamagara ngo ansabe ko twasohokana, nta no kwita ku burwayi bwanjye, we nyine araza ategeka ngo nibanyambike maze bansohokane. Naho rero Ernest ahita abwira uyu mukobwa ati genda umubwire yuko umuganga nyine akiri kumwitaho ari kumuvura. Uyu mukobwa arasohoka maze akabibwira nyine uyu musore Francis ahita asohoka, ariko nyine akamubwira ati ndaza kugaruka.
noneho nyine nyuma agaruka nta muntu n'umwe uhari uretse uyu mukobwa ukora nyine mu rugo, kubera yuko Ernest we nyine aba ari mu cyumba azi yuko na Diana nawe nyine ubwo aryamye agiye kuruhuka. Wa musore rero araza noneho akabwira uyu mukobwa ati genda umwambike ubundi aze dusohokane, noneho kandi Diana nawe ntabwo abyanga arambara maze akagenda, nyamara uyu musore ntabwo aba ashaka kumutwara mu kagare, aba agira ngo amutware yigenza. Amutwara rero amufashe nyine agenda acumbagira gahoro gahoro, baragenda bakajya muri buwate, maze uyu mukobwa nyine nawe gushaka kwemeza abantu kubera yuko aba abona ko nyine abandi bakobwa baba bashaka kubyinisha umukunzi we, nawe nyine ashaka ko babyinana. Uyu musore nawe ntacyo biba bimubwiye kuba uyu mukobwa abizi neza ko yavunitse akaguru, icyangombwa ni uko aba abona nyine bajyanye kandi ahagaze. Nyamara ntabwo bitinda ka kaguru karongera kagatangira kurya Diana cyane, kubera ko nyine aba yagakoresheje ashyizemo imbaraga kandi atarakira. Mu kanya gato rero papa wa Diana arataha, maze uyu mukobwa ukora mu rugo akamubwira ko nyine Diana yajyanye na Francis. Ernest rero uba ubyutse aje nyine gushaka amazi yo kunywa, yumva bari kuvuga ibyo ati ngo iki ngo Diana bamusohokanye, ntabwo rwose ibyo bintu bishoboka, ntabwo yari yakomera akaguru ku buryo yabasha kugenda. Ahita atangira kwiheba, maze papa wa Diana agahita amubwira ati nta kibazo, gusa nyine Francis yarengereye kuba bagejeje aya masaha batarataha, ariko nta kibazo, ntabwo ari mu maboko mabi. Bakivuga ibyo ngibyo bahita bajya kumva bakumva umuborogo hanze, umuntu uri kuboroga cyane, maze bakaba binjiye nyine mu nzu, bahita babona ari Francis n'undi musore baba bari kumwe, bafashe nyine uyu mukobwa Diana ari kugenda arira, amarira yamurenze kubera ukuntu aba ababara, akaguru katabasha gufata hasi. Ernest rero akibakubita amaso kwihangana biranga, maze agahita atangira gusomera Francis atari kubwo ugira ubwenge koko, reba ko ibintu wakoze ubu se urishimye noneho ko wamushubije inyuma, ariko se ntabwo wabasha kwihangana koko, ntabwo wabonaga ko arwaye, kubera iki ibyishimo byawe bishyira imbere y'ibintu byose. Francis rero nawe uba wanasomye akantu n'ubusanzwe ugira amahane, ahita atangira kumubwira ati wowe se uri nkande umbwira utyo, urumva amagambo uri kumbwira, njye nta muntu ujya umbwira ibyo yishakiye, uyu ni sheri wanjye mufiteho uburenganzira. Bose baba basa naho bibagiwe ko papa wa Diana nawe ahagaze hano ari kubitegereza. Ernest rero n'umujinya mwinshi arahindukira, maze akareba Diana atari ko nkawe koko ntabwo nakubujije gukoresha aka kaguru ibintu by'imbaraga utarakira neza, nkawe wabyemeye gute, kubera iki utakurikije inama zanjye? Naho rero Diana aba ari kurira cyane rwose kubera ububabare. Ernest ahita areka ibyo byose, maze agahita afata akaguru ka Diana agatangira kumumasa. Gusa nyine abona bitari kuvamo, maze agahita amuterura mu maboko agahita amujyana mu cyumba kugira ngo nyine ajye kumuha imiti imugabanyiriza ububabare ndetse amukorere na ka massage yitonze. Uyu muhungu rero Francis birumvikana nyine yitegereza mu maso ya papa wa Diana, maze akabona yasesemwe, akabona umujinya wamwishe, ahita abwira Francis atari ko wagira ngo nukuri nta bwenge ugira habe na butoya, urifata ukantwarira umukobwa maze ukajya kumubabaza kandi ubizi neza ko arwaye, ikindi kandi nta nubwo wemerewe kumucyura aya masaha, ibyo ngibyo urabizi, ntuzongere rwose kumukura aha ngaha na rimwe, uretse igihe cyonyine nzaba naguhaye uruhushya, nsohokera mu nzu kandi kuko ndi kukureba nkabona sinzi ikintu nagukorera. Naho uyu musore ahita amubwira ati reka ngende rwose, kuko n'ubundi inshuti zanjye zari zintegereje, ni uko uyu mukobwa yarwaye tukabanza kumucyura, naho ubundi ikirori cyari kigishyushye. Papa rero wa Diana akibyumva yumva mu mutwe ibintu bizamutse, akibaza uyu musore niba koko ari ukwiye kuzaba umugabo w'umukobwa we, ariko rwose ibi bintu nyine akabura ikintu yabikoraho, dore ko umukobwa we aba akunda uyu musore cyane, uba wagira ngo sinzi rwose ibintu yamuhaye. Naho rero mu cyumba Ernest ntabwo aba ari kuvugisha Diana, aba yamurakariye rwose kubera ukuntu nyine aba yisubije urudubi. Mu kanya gatoya
Diana amaze koroherwa ahita abwira Ernest ati ndakwinginze mbabarira rwose kuba narenze ku mategeko yawe, nabonaga ahari ndi gutakaza umukunzi wanjye. Naho Ernest ati ariko sinakubwiye ko rwose umukunzi utita ku buzima bwawe udakwiriye kumuha agaciro ku buryo warisika ubuzima bwawe kubera we? Ntabwo rwose wagombaga kugenda, wagombaga no kubanza ukambaza kugira ngo numve yuko umeze neza. Erega burya binabaye ngombwa twari no kujyana kugira ngo nyine nkomeze nkwiteho rwose ndi hafi aho ngaho. Diana rero amusaba imbabazi akamubwira ati mbabarira ni ukuri ntabwo rwose nzabyongera. Umunsi wakurikiye rero Ernest azinduka mu gitondo aza nyine kureba uko Diana yaraye, akaza kandi akamutegurira nyine n'ibya mu gitondo, akamugaburira, akamwitaho, akamuha imiti ndetse agatangira no kumugorora ikirenge. Abamuhangayikiye mu buryo bugaragara ari kumubwira ati ni ukuri uzatuma nicwa na stress, kubera yuko iyo ntekereje ko hari ikintu gishobora kukubaho ni ukuri mba numva ntaye umutwe. Naho rero Diana uri kwitegereza uyu musore ahita atangira gutekereza mu mutima we ati nyamara ubanza mufite wanjye rwose ibintu yavuze ari ibya nyabyo, kubera yuko uyu musore byo arampangayikira, uzi ko ampangayikira kurusha uko Francis abigenza. Ariko se koko yaba nkunda? Ariko nanjye iyo mutekereje mba numva nyine ntazi ukuntu bimeze. Ikindi kandi nkunda cyane rwose iyo andi iruhande, sinzi impamvu yari kungaburira mba numva biryoshye kurenza nyine uko undi muntu wese yabikora. Ikindi kandi uyu musore rwose amakeya nta n'aho ahuriye na fiance wanjye. Ahita agerageza kwikuramo nyine ibi bitekerezo ati hoya ubwo rwose nanjye nshobora kuba nayobye, ahari ibyo ndi gutekereza ntabwo ari ibya nyabyo. Mu kanya gato rero arongera akitegereza uyu musore, maze mu mutima we agakomeza kwibwira ati ariko uyu musore nyine ni mwiza, ni bogari, umukobwa rwose bakundana yarahiriwe cyane. Nkurikije ukuntu anyitaho mpita ntekereza noneho nk'ukuntu yita ku mukobwa akunda, byo nyine birumvikana biba birenze. Uyu munsi rero ku mugoroba Ernest arongera akagaruka mu cyumba cya Diana, abaje kureba uko ameze nanone ndetse n'amafunguro yafashe. Akihagera rero ahita asanga nyine uyu mukozi ari kumubaza icyo ari bumutegurire, aba ari kumubaza ati none se nagutegurira igikoma? Naho Ernest ndamubwira ati nta kibazo rwose. Diana ati nanjye nagikunda ariko ntushyiremo isukari. Akimara gusohoka rero Ernest ahita abaza Diana ati hanyuma se uyu munsi wiriwe ute? Birumvikana nyine n'ubundi aba ari kumugororera nyine akaguru. Diana ati biri kugenda biza, igihe cyose nyine undi iruhande ibintu byose bigenda neza. Ernest ati ariko ndakwinginze ni ukuri ntuzongere rwose gusohoka utarakira neza. Diana nyine akomeza kwitegereza uyu musore ukuntu aba ari kubimubwira ahangayitse, maze Ernest yahindukira agasanga Diana nyine ari kumureba icyoroshye rwose mu buryo bugaragara. Bombi rero bahita begerana maze bakaba barasomanye. Ernest kwikontorora nyine biranga, maze bari kubona agahita amubwira ati Diana ntakubeshye nkoze rwose ikosa rikomeye, sinakabaye mbikoze, ariko ndagukunda cyane ku buryo nyine kwikontorora ntakibibashije. Diana rero aramwitegereza maze akamubwira ati hoya nta kosa rwose na rimwe ukoze kandi nta kibazo, ntuhangayike. Gusa nyine ntabwo amubwira amagambo menshi, ariko buri umwe wese aba yishimiye iki gikorwa baba bamaze gukorana. Diana rero mu kanya nyine ahamagara wa mushuti we maze akamubwira tumva uzi se yuko ibintu wavuze ari ibya nyabyo? Uzi ko Ernest ankunda, amaze no kubimbwira, noneho twanasomanye, ntakubeshye numvise bitandukanye cyane n'uburyo rwose mba niyumva iyo ndi kumwe na Francis. Uzi ko bishoboka ko nanjye uriya musore nshobora kuba mukunda kandi bya nyabyo.
naho rero uyu mushuti wa Diana ati narakubwiye erega njyewe ndi umuntu mukuru, jya umenya ko rwose nzi kureba nkitegereza ibintu maze nkabibona mbere y'uko undi muntu uwo ari we wese yabibona. Umunsi rero wakurikiye birumvikana Diana aba ari mu byishimo byinshi rwose, aba ari kwitekerereza noneho Ernest aho gutekereza Francis. Mu gitondo rero Ernest nyine ajya kumutembereza kugira ngo yote akazuba nyine hanze, naho rero Diana aba agenda ari kumwenyura kubera ukuntu aba yishimye. Abwira rero Ernest ati ntakubeshye wakoze cyane rwose ku mugoroba kuko waraye utumye ndara neza, watumye ntekereza neza ndetse watumye nishima. Naho Ernest nta byinshi amubwira dore ko we nyine aba yaraye adasinziriye ari gutekereza kuri uyu mukobwa. Ndetse kuva yagera aha rwose umukobwa bakundanaga we biba bisa nkaho rwose yatangiye no kumwibagirwa, dore ko uyu mukobwa aba aramuhamagara Ernest akamubwira ko nta mwanya afite ariko ko nawe ubona nyine azaza kumureba. Naho rero ku rundi ruhande Francis we akomeza nyine kwisindira nk'ibisanzwe, buri munsi yazaga yasinze wagira ngo ntabwo yabaga azi neza yuko aje nyine kwa sebukwe. Nyamara Diana kubera ukuntu nawe yari amaze kwikundira Ernest aba asigaye areba uyu musore maze akibaza ukuntu bakundanye imyaka yose bamaze bakundana, bikamuyobera. Abamwitegereza akabona rwose nta hazaza couple yabo yaba ifite, nubwo aba afite ubwoba bw'ukuntu papa we azamenya ko atagikunda uyu musore ndetse ko rwose atakifuza ko nyine babana, ariko aba yumva atangiye kugenda amuvamo kubera nyine imyitwarire aba afite. Gusa uyu musore byo rwose aba ari indiscipline neza neza, amagambo aba avuga, ukuntu aba yitwara, nta nubwo aba yubaha na papa wa Diana habe na gatoya. Nyuma y'iminsi rero Ernest yitegereza nyine uyu mukobwa Diana maze agakeka ko rwose ashobora we kuba atamukunda kubera yuko ntabwo aba yarigeze abimubwira na rimwe, nubwo Ernest aba yaramubwiye ko we amukunda cyane ariko Diana aba yaricecekeye. Naho rero Ernest atangira gutekereza ko ahari rwose byaba nta kintu kiri hagati yabo, maze agahinda kagatangira kumwica, agatangira kwanga gufata amafunguro ndetse rwose agatangira nyine kubihirwa n'ubuzima. Umunsi umwe rero aba ari mu cyumba cye yagumyemo ategeza asohoka, maze Diana akabaza uyu mukobwa ubakorera ati ese Ernest yasohotse? Naho uyu mukobwa ati hoya ari mu cyumba cye, ahubwo igitangaje ni uko namushyiriye n'amafunguro akayanga, ngo ntabwo ashonje, nta kintu na kimwe yigeze afata uyu munsi. Diana rero ahita agenda maze akajya kureba nyine uyu musore, dore ko aba asigaye agenda nyine nubwo aba acumbagira ariko nibura aba asigaye nyine abasha gutera intambwe ahagaze ku maguru ye. Agenda rero acumbagira maze akagera mu cyumba cya Ernest, ahita amubaza ati hanyuma kubera iki wanze gufata amafunguro? Ernest ati ntabwo nshonje kandi nta na peti mfite. Naho rero Diana ati ubwo nyine nanjye nta mafunguro ndi bufate. Ernest ati kandi uri gufata imiti? Diana ati yego ndayifata ariko ndayifata ntafashe amafunguro. Ernest ati urakeka ibyo ari nde wabikwemerera? Naho Diana ati hanyuma se wowe hari uwakwemereye kudafata amafunguro? Ernest rero ahita amubwira ati nta kibazo, noneho uze gufata amafunguro nanjye ndaza kureba ikintu nafata. Diana ati ubwo noneho reka tuyafatire hamwe, bityo nyine nanamenye neza ko koko wayafashe, ndumva ntakwizeye. Ernest rero ahita aseka nyine kubera ukuntu aba yumva uyu mukobwa noneho ari we ugiye kumubera umuganga. Diana ahita amubwira ati ngwino ahubwo tugende mu cyumba cyanjye maze batuzanire nyine amafunguro. Baragenda bakicara bakabazanira amafunguro. Ernest agatangira gutamika Diana nk'ibisanzwe, maze Diana akamutegereza mu maso akamubaza ati hari ikintu nshaka kukubaza? Ernest ati nta kibazo. Diana ati ko wambwiye yuko unkunda byari ibya nyabyo?
naho Ernest ati cyane rwose byari ibya nyabyo kandi na n'ubu ndacyagukunda, sinzi ikintu rwose kinkurura kuri wowe, buri uko nkwitegereje mba mbona ntagukuraho amaso, ndagukunda cyane cyane ndetse ku buryo ntazi ukuntu nabigusobanurira, nubwo nzi ko mu buzima bwawe ufite undi musore ariko nyine byarananiye kwikontorora. Naho Diana ahita amushyira urutoki ku munwa nko kumubwira ati rekeraho rwose, ahita amubaza ati hanyuma se urumva nyine witeguye kuzakomeza kunkunda? Naho Ernest ati n'umutima wanjye wose. Diana rero ahita amuhobera maze akamubwira ati ni ukuri nanjye ndagukunda cyane, nubwo ntazi ibizakurikira ariko rwose ndagukunda n'umutima wanjye wose, sinzi yego uko papa wanjye azabyakira ariko ndakubwiza ukuri rwose ni wowe nyine utuma nishima. Umunsi umwe rero aba ari mu masaha y'ijoro nanone kandi rwose amasaha nyine ubona bwije cyane, bajya kubona rero bakabona Francis araje, aba avuye n'ubundi kunywa inzoga, buri gihe yahoraga asinze, maze agahita aza akabwira uyu mukozi wo mu rugo ati genda wambike sheri wanjye maze umubwire aze tujye kubyina. Ernest rero uba ari hafi aho ahita aza maze akabwira uyu musore ati ntabwo bishoboka, ntabwo wamujyana kubera ko papa we ntawe uhari, ubwo rero ntabwo wamujyana mutabivuganye. Uyu Francis ati wowe se urinde wo kumbuza kujyana fiance wanjye aho nshaka? Mfite uburenganzira bwo kumujyanira igihe nshakiye kuko hano ni nkaho rwose ari mu rugo iwacu. Ernest ati ntabwo bishoboka rero, ntabwo uri bumujyane kubera yuko iyo papa we adahari ninjye mba nasigaranye inshingano zo kumwitaho. Francis rero umujinya uramwica maze Ernest akamubwira ati genda nyine ntabwo rwose uri bumukura aha. Agenda rero yitotomba, agenda rwose ari kwibaza ati ariko uriya musore ubundi ashinzwe iki, arambangamira agatuma ntijyanira umukobwa dukundana uko mbishaka, kandi nyamara na Diana ntabwo rwose aba abishaka kujyana n'uyu musore, cyane cyane ko aba yaramaze kwikundira Ernest. Uyu musore rero aragenda agahamagara nyine papa wa Diana akamubwira ukuntu nyine Ernest yamututse, yamufashe nabi, yamusuzuguye ndetse rwose akamubuza nyine no gusohokana na Diana. Papa rero wa Diana nyine igihe yagarukiye yabwiye Ernest ati byagenze bite kugira ngo userere na Francis? Ernest rero yamubwiye uko byagenze ati yaje kumutwara mu masaha y'ijoro cyane maze ndabyanga kubera yuko utari uhari nyine ngo umuhe uburenganzira. Amubwira neza uko ibintu byagenze maze papa wa Diana ati nuko byagenze se, nta kosa rwose wakoze kubera ko nanjye nza kuba mpari sinari gutuma mujyana ayo masaha, ahubwo bagiye kubimbwira babimbwira rwose babicuritse ndetse bongeyemo n'ibindi. Ahita amukora mu ntoki ati nta kibazo rwose, ndumva ntacyo kugushinja kirimo, ahubwo umbabarire kuba nari nakubwiye nabi. Hagati rero ya Ernest ndetse na Diana ibintu rwose bitangira kujya ku rundi rwego ndetse bagatangira no kujya bisohokanira nyine buhoro buhoro. Ernest avuga ko nyine ari kumumenyereza kugenda, mu by'ukuri babaga rwose bibereye mu rukundo. Umunsi umwe rero baba bicaye muri salo Ernest ndetse na Diana bazi ko bari bonyine, maze bagatangira kubwirana nyine amagambo y'urukundo ndetse bikanarangira basomanye. Muri ako kanya papa wabo ahita yinjira maze agasanga aba bombi bari gusomana. Akibakubita amaso ahita ahagarara akamera nk'igiti, naho Diana na Ernest nabo nyine bagahita bareba nk'abantu bafite ubwoba bwinshi. Nta jambo na rimwe abavugisha, bo bombi bararebana hagati yabo maze nyine hakabura ugira n'ijambo na rimwe avuga. Papa wabo rero ahita ajya mu cyumba maze Ernest agahita abwira uyu mukobwa Diana ati noneho turapfuye neza neza, sinzi rwose icyo papa wawe ari bukore. Naho Diana ati reka dutegereze, gusa nyine na ibi bintu nari mbyiteguye, nari mbizi ko umunsi umwe nyine bigomba kuzaba byanze bikunze. Mu kanya rero
papa wa Diana ahamagara Ernest ngo aze nyine bavugane. Ernest aza afite ubwoba birumvikana, maze akicara. Papa wa Diana rero ahita atangira kumubwira ati buriya rero ubona rwose ibintu wakoze ntabwo nabyishimiye habe na gatoya, kubera yuko Francis ndetse na Diana bakundanye guhera mu bwana bwabo. Imiryango yacu ni inshuti cyane ndetse nanabemereye ko bazabana. Hanyuma rero sinifuza umuntu wajya muri urwo rukundo uwo ari we wese, sinifuza umuntu ubitambika hagati. Sinzi icyo umukobwa wanjye yakubonyemo, sinzi rwose n'icyatumye agukunda, ariko ntakubeshye ntabwo rwose nabyemera ko mukundana, ntabwo bishoboka. Diana agomba kuzabana na Francis uko byagenda kose. Hanyuma rero wowe ndifuza nyine kuguha amafaranga menshi maze ukareka umukobwa wanjye. Ndashaka kukwishyura miliyoni 10 ndetse nkanakwishyura amafaranga yose wakoreye, ubundi nyine ukatandukana n'umukobwa wanjye kandi burundu. Ernest rero nta kintu na kimwe asubiza nyine uyu mupapa arahaguruka maze akigendera akajya kureba Diana. Amubwira rero ibyo yaganiriye na papa we, maze Diana akumirwa ati ntabwo nari nzi ko papa wanjye ari aho ngaho ageze, ko kumva ko nyine umunezero wanjye agomba kuwishyura amafaranga. Sinumva ukuntu yifuza kudutandukanya akoresheje amafaranga. Ariko buriya papa ntabwo abona ko koko Francis atari umusore mwiza. Ibintu byose ankorera ntabwo abibona, ntabona ko uriya musore ari umusinzi, ntabona se ko kandi uriya musore rwose ntamushobora, ndamutse mbanye nawe yaba ari umubabaro wanjye w'ubuzima bwose. Naho rero Ernest ati nyine we aracyakomeje gutsimbarara ku isezerano yahanye n'ababyeyi be. Diana rero uba uri gutekereza neza cyane ahita abwira Ernest atumva rero nkubwire, ayo mafaranga papa yakwemereye yafate. Naho Ernest ati ngo iki nyafate, hanyuma urukundo ngukunda ndugurana amafaranga se? Diana ati hoya, ntabwo ari ibyo ngibyo, ayo mafaranga yafate kuko ariya mafaranga ni menshi yaguhindurira ubuzima. Ariya mafaranga numara kuyafata bizatuma nyine ugenda ushinge centre yawe uzajya ukoreramo, maze ntuzongere gukorera kwa muganga, ahubwo nyine ujye wikorera kuko uranabishoboye. Ibyo rero bizatuma uva ku rwego rumwe maze ujye ku rundi. Naho urukundo rwanjye rwo ntaho rwajya, sinareka kugukunda, nta kintu na kimwe cyakwitambika hagati yanjye nawe. Ndagukunda cyane urabizi, kandi naramaramaje. Uriya musore Francis sinkinamutekereza, nawe urabizi ibyo ngibyo. Ubwo rero ntuhangayike rwose, ahubwo ariya mafaranga yemere, ntuyange, ubundi nyine wigendere nta kibazo. Dore n'ubundi nari maze gukira, nzajya ngusanga nyine iwawe, niho tuzajya duhurira. Ernest rero abitekerezaho maze ta umwanzuro nawe nyine akemera inama Diana aba yamugiriye. Gusa nyine ku rundi ruhande Francis nawe yaje kumenya yuko Ernest ndetse na Diana basigaye bakundana. Birumvikana rero uburakari bwari bwose yarakariye uyu musore wamutwaye umukunzi, ariko nyine yiyemeza ko rwose nawe agomba kuzihorera uko byagenda kose. Naho rero Diana we yicarana na papa we maze akamubwira ati ariko se papa, ntabwo nari nzi ko rwose umunezero wanjye wawugurana amafaranga, naratunguwe ni ukuri, ntabwo nari nzi ko ari gutyo umeze. Naho papa we aterega mwana wanjye rwose w'indenganya, tekereza ukuntu wakundanye na Francis kuva kera mukiri abana, none Ernest uje ejo bundi akaba ari we ushaka kubatandukanya. Naho rero Diana ati ariko papa, njye nkunda Ernest n'umutima wanjye wose, utitaye ku masezerano wagiranye na famiye ya Francis. Rwose njye uriya musore niwe nkunda, sinibaza impamvu ahubwo wowe ukomeza gutsimbarara kuri Francis. Ntabwo wabibonye se ko uriya musore ari umusinzi, atari umwana mwiza habe na gatoya?
papa we ati rwose nanjye njya mbibona, ariko nanone nta yandi mahitamo rwose mfite, mba ntekereza ko ariwe mugomba kubana byanze bikunze. Naho rero Diana ahita amubaza ati none se koko nzajya gushaka umuntu ntakunda kubera nyine amasezerano wagiranye na famiye ye? Papa wa Diana ahita amubaza ati hanyuma se Diana, wirengagije ukuntu mama wa Francis yakwitayeho nk'umukobwa we? Tekereza rero nk'ubu yaba atarapfuye maze akamenya yuko wababaje umutima w'umuhungu we, urumva yari kubikubabarira? Diana rero abitekerezaho maze agaceceka ntagire ikintu na kimwe asubiza papa we, gusa mu by'ukuri aba agitsimbaraye ku rukundo rwe ndetse na Ernest. Umunsi rero wakurikiye wa musheri wa Ernest abona rwose atakimwitaba, maze akaza kumureba aho yakoreraga, dore ko rwose yari yaramurangiye. Araza rero agakomanga, maze wa mukozi wo kwa Diana agasohoka agiye kumufungurira. Ati wowe se aturinde? Nawe ati ndi sheri wa Ernest, narinje rero kumureba. Uyu mukobwa ahita amubwira ati Ernest ntabwo akiba hano, hashize iminsi rwose yaragiye, nta nubwo akihaza. Uyu mukobwa rero w'inshuti ya Ernest ati hoya, ntabwo rwose bishoboka. Gute se Ernest yaba yaragiye ntanampamagare ngo abimbwire? Iyi minsi yose ikaba ishize atananyitaba, atanambwira ko yavuye hano. Naho uyu mukozi rero wo kwa Diana ati hanyuma se ibyo bibazo byose urumva ari njye wakabaye ubibaza? Ahubwo urumva utakabaye ujya kumushaka maze byose ukabimubaza nyine murebana, kuko njyewe nta gisubizo mbifitiye. Uyu musheri rero wa Ernest yanga rwose kuva hano kubera ko aba yumva yakahagumye nyine akabanza akabona amakuru ahagije. Ati nibura se mbabarira umbwire, wambwira nyine ahantu yimukiye? Naho rero uyu mukobwa wo kwa Diana ati reka da, ntabyo rwose nzi, nakubwiye ko nta gisubizo na kimwe mfite, ahubwo sohoka nifungire ku gipangu kubera ko uri kunyerereza, mfite akazi kenshi narindi gukora. Uyu mukobwa rero asohoka atabyumva nyine, gusa nyine mu gusohoka igipangu ahita ahurirana na Francis uba uri kwinjira. Francis rero aramwitegereza maze akahita abaza nyine uyu mukobwa wo kwa Diana ati hanyuma se uriya ninde? Naho uyu mukobwa wo kwa Diana ati uriya ngo ni sheri nyine ngo wa Ernest, ngo yaraje kumureba hano kandi ntakihaba. Francis akimukubita amaso rero mu mutima we ahita atangira gutekereza ati mbega ukuntu nishimye, mbonye rwose aho ngiye gutangirira nihorera kuri Ernest wantwariye umukunzi, reka nze nanjye mwishyure, ntabwo rwose nagendera aho ngaho. Ahita rero abaza nyine uyu mukobwa wo kwa Diana ati Diana se arahari? Naho uyu mukobwa ati hoya rwose yasohotse ntawe uhari. Nyamara Diana muri kano kanya aba yagiye kwirebera Ernest bibereye mu rukundo, baryoshye bishimye, umunezero ari wose. Francis rero ahita amubwira tuze kumubwira ko nyine naje kumureba nkamubura, nubwo nyine aba atakimwitaba nawe kuri telefone, ubona rwose byaba byararangiye, ariko Francis aba agikomeza nyine guhatiriza. Ahita rero asohoka yiruka n'imodoka atayisohokanye, maze agasanga nyine uyu mukobwa ahagaze ku muhanda ateze nyine moto. Francis ahita amubwira ati nitwa Francis, gusa nishimiye rwose kukubona, uri umukobwa mwiza cyane. Gute rero wagenda kuri iri zuba n'ukuntu uri mwiza? Iri zuba rwose ryakwangiriza uruhu. Naho uyu mukobwa ati nta kibazo, ibyo se ko nabimenyereye, urumva koko ari ngombwa ko nyine wangirira impuhwe? Ikindi kandi nta nubwo tuziranye. Naho Francis ati ariko njyewe nyine nitwa Francis, urumva ko rero ubwo twamaze kumenyana, ahubwo se wowe witwa nde? Nawe ati nanjye nitwa Claudine, narinje rero kureba nyine Ernest, ni umukunzi wanjye yabaga hano muri kino gipangu. Uyu musore rero ahita nyine amushyira mu modoka maze akamubwira ati reka rwose ngutware nkugeze aho ugiye, humura nta kibazo na kimwe kirimo. Uyu mukobwa rero nawe aramwemerera maze bakagenda baganira. Francis amubwira ukuntu ari mwiza, ukuntu yishimiye kumumenya, birangira afashe na nimero ye
maze bagatangira guhamagarana. Ubwo ntabwo rwose hashira iminsi bahita banatangira gukundana, bagatangira kubyumva kimwe. Papa rero wa Diana amenya yuko Diana agikundana na Ernest ndetse rwose ko bahararanye bari no kujya basohokana, yicaza uyu mukobwa ati nyamara ntabwo wumva, ukomeje kunsebya. Naho rero Diana aramubwira ati papa, Ernest ni urukundo rw'ubuzima bwanjye, sinzigera mureka habe na gatoya, kubera yuko ntabwo ngikunda Francis ndetse rwose naranamwibagiwe. Byaba byiza nawe unshyigikiye nk'umubyeyi wanjye, wakabaye wishimira umunezero wanjye ndetse rwose akaba ari wo unashyigikira. Umunsi umwe rero Francis azana Diana amutunguye, noneho akamusanga yicaye muri salo, ahita atangira kumubwira ati noneho se uri hano wenyine? Gusa nyine nari narakubuze, dogiteri yaragiye aragutwara neza neza. Ubwo rero wumvaga nyine warambabarije umutima, waribeshye cyane rwose. Uriya mudogiteri yakubeshye ko ntari mwiza kuri wowe, nawe urabyemera, ahubwo se uragira ngo hari icyo nahombye? Nta na kimwe rwose, kubera ko nanjye narihoreye kandi neza cyane. Uzi umukobwa wari uri hafi kuzashakana na dogiteri, twararyamanye rwose ndetse twamaranye ijoro ryose muri hoteli. Urumva ukuntu se ndi umunyabwenge? Dogiteri yatekerezaga ko ari umunyabwenge, ariko ubwenge ni njye mbutanga. Urumva ko rero ngomba kwiha bwinshi byanze bikunze. Naho rero Diana arumirwa ati ngo iki? Ati ubwo se Claudine mwamenyanye mute? Naho uyu musore aseka ati nyine nicyo kikumvisha ko ndi umunyabwenge cyane. Uyu musore rero akomeza abwira Diana ati si ibyo gusa, noneho ubu ngubu rwose wumvaga uri umuntu urenze, ninkubura nzaba mbuze ikintu cy'agaciro. Ndagira ngo nkubwire ko rwose nta n'icyo nahombye na kimwe, kubera ko noneho uriya mukobwa njyewe numvise ari na mwiza kukurusha, ntaho muhuriye rwose. Uriya mukobwa ararenze, uwakureba yagira ngo uri n'umukobwa urenze. Nturenze rwose habe na gatoya, ahubwo nyine nagize amahirwe guhura n'undi utari wowe, kuko byahise bituma amenya ko nta n'icyo mfite, ntacyo nahombye rwose. Komeza nyine ugume mu byo urimo, nta nubwo nkigutekereza, sinanakikwibuka ndetse rwose nta n'icyo umbwiye habe na gitoya. Diana rero akimara kumva ibi, amarira aba ari gushoka, yibaza ukuntu yakunze umusore utagira disipurine nka Francis. Ahita atangira gutekereza ati ariko burya nanjye rwose nicishije amazi ndakabya, gute nakunze uyu musore? Gute umusore utagira disipurine nk'uyu, twakundanye imyaka yose nk'iyo twakundanye? Francis rero arasohoka maze nyine akagenda, gusa Diana asigara yumiwe kubera ibintu byose uyu musore aba amubwiye. Gusa ku bw'amahirwe nyine papa wa Diana aba yumvise ibi byose, aho yari ahagaze nyine ku muryango w'icyumba, arabyumva maze agahita atangira gutekereza ati burya koko umukobwa wanjye yari afite impamvu yo kwanga uyu musore. Uyu musore si mwiza habe na gato, nta kinyabupfura agira, nta nubwo yazigera yubaha umukobwa wanjye. Ahita rero asohoka maze akaza akegera umukobwa we akamuhobera ati mwana wanjye umbabarire kuba nararangaye ndetse nkakomeza kuguhatiriza gukundana n'uyu musore rwose utagukwiye habe na gatoya. Umbabarire rero ku byabaye byose, gusa nabyiyumviye n'amatwi yanjye, numvise ko atari mwiza kuri wowe, ndetse guhera uyu munsi ndakwemereye maze wikundanire na Ernest wawe, kubera ko nibura we ni umusore mwiza, arubaha ndetse ubuzima bwawe abushyira imbere y'ibintu byose. Diana rero yahise amwenyura nubwo yari yababaye, maze abwira papa we ati papa urakoze cyane, wumve ko iki ari ikintu cy'agaciro unkoreye mu buzima bwanjye, kubera yuko rwose uzamenya yuko utigeze wicuza, utigeze ufata umwanzuro mubi, ntabwo uzigera wicuza iki cyemezo ufashe habe na gato. Papa wa Diana rero ahita amubwira ati uzagende umuzane Ernest, maze mwese nyine mbahe rwose umugisha wa kibyeyi, kubera ko ndabishimiye cyane, kandi menye yuko
ari wowe wagize amahitamo meza, nubwo nabanje kubirwanya ariko nsanze ari jye nibeshye. Birumvikana rero Diana nyine ibyishimo biba ari byose, dore ko aba yaramaze no gukira neza ukuguru, asigaye yambara n'inkweto ndende nta kibazo, nta na gato rwose kaba gasigayemo, aba ameze neza. Ahita rero asohoka yihuta kubera ko aba agomba kujya kubwira iyi nkuru nziza Ernest, uba nawe nyine yaramaze gushinga na cya kigo cye cyo kwita ku bantu nyine bafite ibibazo by'imvune. Iki kigo kandi kiba rwose kimeze neza ndetse gisigaye kimwinjiriza amafaranga menshi, dore ko aba afite abakiriya benshi cyane kubera ko aba ari umuganga mwiza cyane kandi uw'umuhanga. Aragenda rero akamusanga nyine kwa muganga ati hari ibyo nari nje kukubwira kandi rwose sinari kwihangana kuko ngufitiye inkuru nziza. Naho rero Ernest aramubwira ati reka nta kibazo nze maze tujyane muri kantine ubundi umbwire. Baragenda bakicara maze Diana akamubwira ko papa we yabyemeye ko bakundana ndetse rwose yavuze ko abahaye umugisha. Ibyishimo rero biba ari byose, barahoberana maze ibyishimo bikabarenga. Ernest rero amubwira ko bagomba nyine kubishakira umunsi wo kubiserebura kuko ibi bintu atari ibyo kwihererana. Diana aramubwira ati nta kibazo, wowe ushaka nyine umunsi wawe w'ikiruhuko maze tuzabe aribwo duhura, ibi byose tubiserebure. Ntabwo wakumva ukuntu nishimye, ndishimye ntabwo wabyumva. Naho Ernest ati cecekere ninjye wishimye kubera yuko numvaga mbangamiwe no kuba rwose twakomeza gukundana papa wawe atabyishimiye kandi nyamara ari wowe mwana wenyine afite akubara nk'umunezero rukumbi afite. Ubu rero nanjye ndanezerewe ko noneho ibintu byacu biri kunyura mu mucyo. Naho rero ku rundi ruhande Claudine we aba ari guhamagara Francis maze ntamwitabe. Agerageza rero gukomeza kumuhamagara maze Francis akageraho nyine akamwitaba, amusanga rero aho yari ari maze bakicara mu modoka. Claudine atangira kubaza Francis impamvu atakimwitaba, naho Francis ahita amubwira ati naba nkwitaba se nkwitabamo iki, njyewe ntabwo nigeze ngukunda rwose, ibyabaye byose byabaye kugira ngo nihorere kuri uriya musore mwakundanaga kubera yuko nawe rwose ibintu yankoreye ntabwo nari narabyishimiye. Rero rwose ntabwo nigeze ngukunda, wikwiriye guta igihe, ibyanjye nawe byarangiye uriya munsi, ntutekereze ko njye nawe tuzongera kuvugana. Claudine rero yumva yihebye kubera ko yumva nyine uyu musore yarakinnye n'amarangamutima ye. Nawe rero ahita yihuta maze akajya kureba nyine Ernest, agenda yigize umwana mwiza ati nari ngukumbuye, ndumva rwose nishimye ko noneho hahantu wakoraga byarangiye, ahari ugiye kuzajya umbonera umwanya. Ernest aseka rero adasetse ahita abwira uyu mukobwa ati yego rwose kubera ko ubu niyemeje nyine kuva ku rwego rumwe maze nkajya ku rundi. Claudine ahita atangira kugira ngo uyu musore agiye kumwambika impeta maze agakuramo izo yari yambaye zose, ati ngaho rwose impeta yinyambike, ndifuza ko nanjye twava ku rwego rumwe maze tukajya ku rundi. Ernest aramwitegereza maze akamwenyura ahita amubwira ati nagira ngo nkubwire ko ibyanjye nawe byarangiye. Uyu mukobwa ntabwo abyumva ahubwo ahita amubwira ati hoya rwose impeta yinyambike, ibyo uri kuvuga urikinira. Ernest rero ahita azana telefone ye maze akamwereka amashusho ye ndetse na Francis baryamanye muri hoteli, dore ko nyine Francis aba yarayafashe kugira ngo yihorere neza kuri Ernest yarangiza akanayamwoherereza. Uyu mukobwa akiyakubita amaso ahita abura aho areba, isoni zikamwica. Ernest ahita amubwira ati ndashaka kukubwira ko rwose atari wowe nyine tugomba kuzakomezanya ubuzima, warakoze gutuma mfata umwanzuro, ubu rero wari uzi ko ibi byose ntabizi ariko ndabizi cyane rwose. Uyu mukobwa abura icyo akora akabura icyo avuga n'icyo areka, maze Ernest agahita amubwira ati haguruka unsohokere mu nzu, sinifuza gukomeza kukubona kubera yuko narakubonye bihagije, uri umukobwa mubi gusa. Uyu mukobwa rero arasohoka maze akagenda ari kurira kubera ko ababonye ko nyine nta n'umwe asigaranye, bose ababuriye umunsi umwe.
Umunsi rero wo guserebura ibyishimo bya Diana ndetse na Ernest warageze, maze aba bombi biyemeza nyine kubisereburira mu rugo kwa Ernest. Bari bateguye buri kimwe cyose ndetse rwose bagombaga kubiserebura ari bo bombi babiri. Diana rero aza yambaye neza cyane, maze agasanga na Ernest nawe yambaye neza cyane, bose bagikubitana amaso baraseka maze bagahoberana, batuzi ko we wagira ngo ntabwo tugiye gusereburira hano, wagira ngo tugiye kujya ahantu nyine kure. Naho Ernest ati icyo mbona cyo uraberewe cyane. Diana nawe ati nawe urasa neza cyane. Baricara rero bagatangira gusangira, maze Ernest akabafashe ikiganza cya Diana ati rwose Diana, ni ukuri ndishimye ku buryo udashobora kubyumva, gusa ibyishimo mfite byose ni wowe wabizanye mu buzima bwanjye, kubera yuko ni ukuri wambereye umukobwa w'igitangaza. Nkikukubita amaso nakubonye mu buryo budasanzwe, ndetse rwose nahise menya ko ari wowe rukundo rw'ubuzima bwanjye. Nubwo byansabye igihe kugira ngo mbikubwire, ariko ntakubeshye nari naramaze kugukunda kandi kera. Naho rero Diana ahita amubwira ati warakoze cyane, kubera ko nanjye watumye mpumuka amaso maze menya urukundo rwa nyarwo, ndetse rwose menya ko nyine ari wowe buzima bwanjye. Ndagukunda cyane rero kandi ubyumve, ndishimye rwose kuba ndi gukandagira uyu munsi ni wowe mbikesha, ariko no kuba mfite inseko ku maso yanjye nabyo ni wowe mbikesha. Barongera rero bagahoberana, maze Ernest agahita apfukama agafata impeta, maze akabwira Diana ati hanyuma rero ibyo byose ndifuza ko twabisoza nkwambitse iyi mpeta, ndetse rwose nkagusaba yuko wazaba umufasha wanjye. Diana rero mu byishimo byinshi ahita amubwira ati yego rwose nizo nzozi zanjye, ndetse ubyumve ko aricyo cyuzuza ibyishimo mfite, ndabyemeye rwose kuba umufasha wawe. Bombi rero bahita bahoberana, maze ibyishimo bikaba byose. Uyu munsi rero noneho baserebura byinshi, baserebura umunsi wabo wa fiançailles, ndetse no kuba nyine papa wabo yarabahaye uburenganzira bwo kuba bazabana akaramata. Nyuma y'igihe runaka rero bahita batangira nyine gutegura ubukwe bwabo, dore ko rwose biba ari ibyishimo bidasanzwe. Ku munsi w'ubukwe bwabo rero Diana ari kuvuga ijambo abwira papa we ati papa, impamvu nahisemo Ernest nubwo rwose ntashoboye kuyikubwira nyine mbere, gusa impamvu ya mbere ni uko iyo murebye mukubonamo mbona Ernest ari umuntu udasanzwe, nk'uko nawe wari umuntu udasanzwe. Nubwo ntigeze mbana na mama wanjye igihe kinini, ariko urukundo wamukundaga n'ubu ndacyarubona, ukuntu wabaye umupapa abantu bose nyine bifuzaga ko yaba papa wabo, ndetse rwose n'ukuntu nta muntu n'umwe ujya ukuvuga nabi kugeza uyu munsi. Ibyo byose rero mbona na Ernest ariko ameze, azaba umugabo mwiza kandi azavamo n'umupapa mwiza w'abana tuzabyara. Ernest rero akorwa ku mutima n'aya magambo, maze akabwira uyu mukobwa ati urakoze cyane ni ukuri, kandi humura ntuzigera wicuza kuba warampisemo, kuko ndagukunda n'ubuzima bwanjye bwose. Papa wabo rero ahita aza maze akabahobera ati bana banjye mbahaye umugisha kandi ndabifuriza ibyiza birenze ibyo mufite uyu munsi. Inkuru yacu y'urukundo rero ni aha tuyisoreje. Mwakoze kuyikurikira. Niba ukunda inkuru z'urukundo zica kuri Zasha TV, ntukagende udakoze subscribe, like, share na comment. Ni inkunga ikomeye kuri twebwe. Ndabakunda rero nk'ibisanzwe.